ubundi numvise ko duhura muri Youth Connect bagaburiye abari bahari umubare munini wabo wararwaye mwarabyumvise cyane ibyo bibaho bite ibyo bibaho bite Minisita wa Youth bibaho bite mu Rwanda rwacu dushaka gukora ibintu bizima binoze abantu bagaburirwa ibintu bibarwaza gute murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika twarabimenye yuko urubyiruko rwinshi rwarwaye twabikurikiranye na makosa ubundi ntibyari bikwiye kuva bategurwa bijyanwa guhabwa urubyiruko hakabaye hari procedure dukurikiza ireba yuko nta uhabwa ibiryo bifite ikibazo kandi wowe uri n'umuganga yes ariko ntabwo ari wowe wabibahaye ntabwo ari wowe mvuga ariko ndavuga ko bidakwiriye kuba mu bintu mu burere mu myifatire mu mikorere abantu bakwiye kugeraho biba umuco wo gukora ikintu kikanoga ku buryo n'ibindi ni abo bantu babikoze kuko ntabwo ari bo bwa mbere ndashaka ko bakurikiranwa byo bagomba guhanwa bagaburiye abantu ibintu nk'ibyo ubu no mu mahoteli bambwiye ko ihoteli ariyo yabagaburiraga ababikora bose aho babikorera hose bazajya bagira ibibazo niba gukora ibintu bitanoze bishobora kurwaza abantu bibaye kenshi ntabwo musa n'ababyihanganira mwebwe ntabwo njye numva impamvu bongeye kubasuza mwese mukomeje guhitamo gukurikirana uru rubuga rwacu reka tubaye ikaze kandi tubifuze kugira amahoro n'amahirwe imbere yacu turahabona Angelique Hatangimana Ange uraho neza muraho neza Placide ndetse n'abadukurikiye yego nizere kumeze neza kandi uri amahoro ndamahoro yego Ange ngira ngo wumvishe inkuru yari maze iminsi ivugwa yuko bamwe mu bitabiriye umuhango wo kwizihiza imyaka 10 gahunda ya Youth Connect imaze ibayeho n'umuhango wabereye i Rusororo ku Ntare Arena abayitabiriye bagize ibibazo bikomeye by'ubuzima barwaye mu nda bitewe n'amafunguro bahariye amakuru akavuga ko amafunguro arahumanye kuko abenshi barwaye mu nda ndetse bakaba bari kwitabwaho n'abaganga kugeza uyu munsi ni inkuru yari maze iminsi ivugwa kuko byamenyekanye nyuma y'umunsi umwe ubwo ababitabiriye iyi mihango cyangwa se uyu muhango byababayeho nyuma y'umunsi umwe uyu muhango ubaye nibwo byatangiye kuvugwa ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi amakuru twari tuyafite ariko byaje kwemezwa bidasubirwaho na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwo yari gusoza itorero rya 13 ry'abana biga mu mahanga abana barangije amashuri icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye cyangwa se barangije segonderi abiga mu mahanga n'abiga mu gihugu batsinze neza ni itorero ryiswe indangamirwa Perezida Kagame yaje kubishimangira anabaza impamvu anavuga ko abishe nyuma y'aya makosa yo kugaburira abitabiriye uriya muhango bagomba kubihanirwa ndetse kandi bagomba kwibazwa mu buryo bwihariye Ange aya makuru ku bwawe ukimara kuyumva wahise utekereza niki cyaje mu mutwe wawe ndabanza ngaho inzego ziba zizi neza ko hari amakuru yabaye kandi amakuru abantu bakeneye kumenya ariko inzego zikimana amakuru umuntu akamara igihe cyose asaba amakuru abantu bayafite ntibayatange ndetse ntibanemere ko ibyabaye wenda biramutse bivuzwe byakosoka ariko uyu munsi nyine Perezida Paul Kagame akaba yafashe umwanya akabivugaho
nyine kuri we yabivuze arakaye. Wenda tutarajya ku byo perezida yavuze, abo unenga byakubayeho wabasabye amakuru barakwima. Uyu urumva inkuru ngira ngo ni nawe wayimpaye, wabinyoherereje bikiba ndakurikirana, ariko wabaza buri wese ukumva nyine ntashaka kubivugaho, yacecetse nta kintu ashaka kubivugaho. Ariko abo nabo mu nzego za leta, kuko abana bitabiriye uyu muhanga benshi ngiye twavuganye bagiye babyemera ko barwaye mu nda. Ku bana nyine urumva ni ibyo bakorewe, ni ibyo bahawe n'ibyo byabagizeho ingaruka, ni victims. Ariko iyo habaye inkuru nk'iyi ngiyi biba bisaba yuko inzego zibishinzwe zibanza kwemera yuko icyo kintu cyabayeho, ndetse bakanabwira abanyarwanda ikindi kintu kigiye gukurikiraho. Ibigiye gukurikiraho nimba ari ukugenzura isuku, nimba ari ugufatira ibihano ababikoze, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bitongera kubaho. Ukeka ko bishobora kuba wenda impamvu izo nzego yaba ari iza leta n'izindi zibishinzwe kuba zari zakwimya amakuru, ariko baba bafite ubwoba ko byabagira ingaruka, byamenyekana bikabagiraho ingaruka zo kwirukanisha mu mirimo yabo. Ariko ntituzahora mu bwoba. Iyo umuntu ashinzwe kuvugira ikigo, bamuhaye uburenganzira ngo avugire ikigo, sinibaza telefone baba bamuhayemo amayinite akayijugunya cyangwa akayibika icyo ibimaze. Abagomba gufata telefone ko nta kazi ko kuvugira abashinzwe. Si ngombwa nayo mayinite yo guhamagara, ahubwo agomba kwitaba telefone agasobanura ikibazo. Dufite amayinite yo kugira ngo tumuhamagare, abakwiye kubivugaho rero. Rero ni inkuru mu by'ukuri, ni inkuru itari nziza, ni inkuru idashimishije aho u Rwanda rugeze muri 2023. Ntabwo mu myumvire y'abantu twari dukwiye kuba umuntu ajya ahantu agiye gutanga amafaranga ye, na bariya baba bagaburiye bariya abana leta iba yabishyuye, hanyuma iyo misoro y'abantu ikaza kubateza ikindi kibazo. Babishyuye hanyuma bagiye kugabura ibitujuje ubuziranenge, ugasanga nyine abantu bararwaye, noneho ubwo leta igashyiraho n'andi mafaranga yo kubavuza hejuru y'amafaranga bishyuye wa muntu wari ufite resitora cyangwa wagaburiye bariya bantu. Ngira ngo kuri nk'icyo ngicyo wenda kugira ngo abadukurikiye bamenye amakuru ukuntu byagenze, abana baratashye, harimo ababashije kujya kwivuza ubwabo, ariko ikibazo kimara kuba nuko inzego zihariye tutabasha kumenya urwego rwari rwo rwagiye rukurikirana buri mwana wese wabashije kwitabira ufite ikibazo cy'uburwayi, hanyuma bakajya bamuha imiti kwibanga, imiti kwibanga rikomeye. Icyo ngicyo niko giteye, ni amakuru mashya dufite. Wenda ndi makuru nuko bamwe mu bana bari bagize ikibazo ubu ngubu bakize, hari abatubwiye yuko ni bamwe muri bo bakize batangiye koroherwa, ariko hari n'abandi bari bakirwaye. Anje ngira ngo wenda kugira ngo tugaruke ku ijambo rya perezida, nuko we umwe mu bana ngiye twaganiriye, naganiriye n'umubyeyi yavuye ati umwana yatashye nijoro ni nkaho yaturaje twicaye, ati mu nda hamuryaga, ari guhitwa cyane mu buryo budasanzwe, agakanzu icyo bakunze kwita agakanzu, yarimo guhitwa cyane mu buryo budasanzwe. Mu gitondo ajya kwa muganga baramuvura, gucibwamo kuko yiga muri kaminuza, yari kwitegura ibizamini, ajya kwiga ariko ubona yanegekaye cyane. Kandi akavuga ko nyine ari ibiryo. Ngira ngo wenda no mu nkuru nabonye ku rubuga rw'umuseke akadomorwa, ni inkuru iriho n'abadukurikiye bajya kuyisoma, wenda byinshi barashobora kuyisangaho. Nuko nabonye ko babagaburiye umuceri n'ibishyimbo n'amafiriti, ariko umwe muri abo bana wahaye ikiganiro umuseke dotirwa, nuko yavuze ko ngo yumvaga harimo impumuro itari nziza. Reka rero twigarukire ku ijambo rya perezida. Perezida yavuze ati ibi bintu ntabwo ari ubwa mbere bibaye, si n'ubwa kabiri, ariko by'umwihariko abishe inyuma cyangwa se abagize uruhare muri ibi ngibi byabereye mu Ntare Arena bagomba gukurikiranwa bakabihanirwa mu buryo bwihariye. Aba bagiye guhanwa, twitege ko tuzababona baba ribe bateye muri yombi, twe nk'abanyamakuru bakaduhamagaza tukajya kubareba. Urakoze cyane Placide. Iyo perezida yavuze ikintu akenshi abanza kugikurikirana, abanza gushyira abantu bakagikurikirana bakamenya neza impamvu yacyo, hanyuma izindi ngamba zikaba zafatwa nyuma. Guhanwa rero bishobora kuba igifungo baramutse barebye, wenda bagasanga harimo ibintu biri penale, ariko ushobora no gusanga ibiribwa byanduye cyangwa byahumanye bitewe n'umwanya byari bimaze bitetse. Ntabwo ari uko ibiribwa kenshi ntabwo bigira ingaruka ku muntu kubera wenda isuku nkeya. Isuku nke nacyo ni kimwe,
ariko hari ibintu byinshi cyane bishobora gutuma ibiribwa umuntu amafunguro yariye ashobora kutamugwa neza, cyane ko akenshi usanga ari bavuga ngo ni bamwe cyangwa se ni benshi mu bari bitabiriye ikintu, ntabwo ari bose, bitewe n'uko umubiri w'abantu ntabwo wakira ibintu kimwe. Rero kuba perezida yabivuze muri iriya muri iriya mvugo ni uko byamubabaje mbere na mbere, kuko ari mu babwiye mu bashoje biriya biganiro byahuzaga ruriya rubyiruko, yamaranye umwanya munini nabo, kandi ni ibiganiro byo guhindura nyine imyumvire no kuganisha u Rwanda ahantu heza. U Rwanda rero ntago rwagana ahantu heza hakiri ikibazo cy'uko umuntu ajya kurya amafunguro akamugiraho ingaruka. Aba ni Abanyarwanda, ese iyo baba abanyamahanga, umuntu wagiye w'umunyamerika waje mu Rwanda akarya ku mafunguro bamuteguriye, yarangiza akagenda agacibwamo, cyangwa bamwe bakagira ibibazo wenda bakaba banapfa, byagenda gute? Urumva ni isura itari nziza ku Rwanda. Kandi perezida azi impamvu uburemere ikintu cyitwa hospitality gifite ku Rwanda, kubera yuko u Rwanda ni ashaka kurugira hub ya tourism. Tourism rero byanga byakunda harimo hospitality. Niyo mpamvu yabanje kubaza abana bari hari inkumba, akabaza ate babakiriye gute, mwaryaga ibiryo byiza bimeze neza? Umwana umwe akamubwira ABCD y'uburyo gahunda ya hariya yari imeze. Baryaga neza rwose. Rero icyo mbibonamo kuba perezida yavuze ngo bari umuceri n'ibishyimbo n'amafiriti. Ari inkumbo baryaga neza n'inyama za buri munsi. Numvise avuga ko ibintu byose byari bimeze neza, icyayi iremereye rwose, nayumvishe ndavuga ni ngiyi ni sawa. Okay, wakomeza. Ariko ikintu kirimo muri ririya jambo no kugaruka kuri biriya, wenda perezida yaciye speculation yari ihari nyine, kuko perezida ni umuntu wabaje batese ikintu cya mbere kuri wowe ni iki? Ikintu cya mbere ni amakuru. Niko perezida yavuze. Kuba afite information. Ibyo bivugiye bwa nanje. Hari ikiganiro bamubaza buri kantu kose gateye amatsiko kuri we. Yaravuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu cya mbere kuri we ni amakuru, information. Ibyo nushaka kubihuza n'ijwi ry'umuntu w'umuturage w'umugabo ukunda kunyura kuri radio y'igihugu avuga ibyo. Ntaho bihuriye. We yarabyivugiye ubwe. Urumva rero kuba ari umuntu uba ufite amakuru, nawe yagiye amakuru amugeraho. Noneho byanga byakunda nk'umuntu wari uhari ashobora kuba arakiriye iyo raporo yuko hari abantu bagize ikibazo kubera amafunguro. Noneho si nabwo bwa mbere. Turabyibuka ko mu Burasirazuba hari abantu bigeze kurya muri hoteli, abantu bararwara bamererwa nabi, babajyana mu bitaro, kandi ari hoteli izwi mu Burasirazuba. Ntago nakwirirwa nyimeshoninga, ariko ibyo bintu ni ibintu byabaye, nabwo twabyanditseho inkuru ku Museke. Nta nubwo ari ni ibintu akenshi ubona bigenda byirepeta ahantu. Na perezida ubwe yabivuze ko atari ubwa mbere tugenda tujya mu bukwe, ugasanga umuntu ari ibiryo mu bukwe, yagera mu rugo akarwara akagira ngo ese bwa bukwe bari bandoze. Ariko Ange, mbere yo kugira ngo tuze ku bibazo rusange biri hirya no hino mu gihugu, reka tugaruke kuri iki kibazo cyabaye hariya mu ntare arena. Ni food poisoning, cyangwa se no kuba ibiribwa byagira ingaruka ku bantu babifashe, ariko byateguwe n'abantu wakwibwira yuko bizewe. Rero kuba perezida nyine yavuze ko bazahanwa, c'est sûr inzego zibishinzwe ziraza gukora iyo bwabaga bari abantu bahanwe, kandi wenda ibyo batakoraga bongera babishyiremo imbaraga. Urumva hahanwa nyiri hoteli cyangwa resitora yatekeye bari abantu, cyangwa ahubwo umukwikwi wabitetse? Ninde uhanwa? Zitukwamo nkuru. Akenshi iyo habaye ikibazo harebwa mbere na mbere umuyobozi w'ikigo, kubera ko atakoze umuyobozi atakoze igenzura rihagije kuri ibyo biribwa, wenda bikazagera ku muyobozi w'igikoni nyuma, ariko aho bihera ni kuri nyiri hoteli niwe ugomba kugira ingaruka, kuko niba banaciye amafaranga ntago yavuga ngo ushinzwe igikoni bashobora kumwirukana. Ariko ari amande yaciwe icyo kigo, byanga byakunda hoteli, nyiri hoteli niwe ugomba kuyatanga. Reka dukorere kuri kese nyamukuru ya hariya ku ntare arena. Ntago nshaka ko tumentioninga hoteli cyangwa se resitora yabatekeye, ariko turashaka kumenya icyabaye.
ese koko uravuze ngo ni food ubyise food poisoning ni wabyita nka ni food poisoning kurumva ni ntabwo biba byarozwe fete ariko ibiribwa bishobora kugira ingaruka ku wabiriye bitewe n'impamvu zitandukanye. Yego icyo nicyo nshaka kugira ngo dufatanye kubyumva. Urabona hari ahantu hakomeye cyane twakwita ko ni ahantu hatapfa kugira ibiryo biciriritse cyangwa se byatetswe n'umuntu uciriritse. Ni ahantu hari ku rwego nakwita ni standard iri hejuru ugeranyije n'ahandi habera ibikorwa nakwita wenda biciriritse. Ni ahantu nyine hakomeye. Kuba abantu baragemuye ibi biryo bikagenda bihumanye, urakeka ko ari nka accident yabayeho cyangwa urakeka ko ari nk'umuntu ateguye umugambi mubisha utari mwiza? Oya, nta mugambi mubisha. Iyo ari umugambi mubisha icyo gihe byagira ingaruka ku bantu bose, ariko urumva ni bamwe cyangwa ni benshi. Ari 2,000 by'abajene bitabiriye uriya muhango wo kwizihiza imyaka 10 gahunda ya Youth Connect maze bibayeho, hafi ya bose 2,000 niko amakuru avuga barwaye mu nda barahitwa. Nyine urumva gucibwamo bishobora guterwa umwanda y'ikibazo. Numva twagishakira ku gutegura amafunguro, aho amafunguro ategurirwa, inzira yo kuyapakinga kugira ngo agere ku bantu, hanyuma n'umwanya ashobora kumara, kubera ko urumva kurya ibiryo bikonje umenyereye ibishyushye wenda urugero nabyo ubwabyo byahita bikugiraho ingaruka. Oya, ariko ibyo ngibyo bikonje n'ibishyushye ntabwo bose bagirwa ingaruka zimwe. Nyine kuko ibimenyetso ni bimwe, ngo barahitwa, bararibwa mu nda, ni ibimenyetso bimwe. Bishobora kuba ko nyine bishobora kuba hari ihumana ryabayeho ryagize ingaruka ku bantu kandi bose bikabageraho. Yes, ariko sofa nta wapfuye. Urumva rero iyo ari ikintu nta makuru dufite y'umuntu wapfuye kugeza ubu ngubu. Iyo ikintu kigiye ku rwego rwo kuvanga ibiryo byahumanyijwe, biba bifashe indi ntera. Akenshi ubwo uwakoze target yo guhumanya ibiryo abafite abantu ashaka cyangwa ashaka ubuzima bw'abo bantu, ariko ibiryo by'ubwabyo, amafunguro no mu ngo z'abantu bijya bibaho, uretse kuba ari ibintu bireba abantu benshi. Rero icyo dukwiye kureba ni igenzura rikwiye gukorwa mu buryo bwimbitse, ahantu abantu bategurira amafunguro, abantu bariraye. Nigeze kujya ahantu muri resitora isavinga abantu, ndavuga nti reka mu ndangira ahantu hari toilette. Ngiye muri toilette, amasazi yari arimo yambujije kugira ikintu nakora, ndasohoka. Noneho ubwo urumva wa muntu wari uri muteka niya toilette akoresha irimo ya masazi. None ubwo kugira ngo yibuke akagomba gukaraba intoki ni ikindi kibazo, kandi arimo arategurira abantu baraho. Urumva umuntu ugiye aho akahava yanduye, yagera mu rugo bikamugwa nabi. Basanze amasazi yakuze yashishe yabaye nk'ibivumvuri. Urumva icyo ni ikibazo gikomeye. Noneho narebye ikarayi barimo batekeraho ifiriti, ikarayi isa n'umukara. Kubw'amahirwe nge nta kintu nari nahafashe ibintu bifunitse byanuze byo mu nganda packaging. Aho hantu ni hehe niba? Oya, ntago ni hano i Kigali. Urumva nawe ni muri restaurant bategura ibyo kurya? Restaurant ijyamo abantu, kandi iri ahantu hari place ko abantu byanga byakunda abantu buri wese burya niyo yaba ari umuntu ukennye ajya ahantu nyine hari ku rwego rwe, ariko hari isuku. Ariko hakwiye kuba hari isuku. Yego, icyo kintu rero nimba muri hoteli hageze umwanda, twibireba kuvuga ngo abantu bazahana, ahubwo turengo nimba muri hoteli hageze umwanda ushobora gutuma abantu baririye muri iyo hoteli bandura, n'agaciro n'urwego tuvuga ngo hoteli ziriho, tujye noneho muri resitora za zindi zo kwa ba murokore. Ntago ari ugusabya abakora, ahubwo no bakunda kuvuga abantu b'amaresitora y'abantu bo hasi nyine bita gutyo. Urumva ho bimeze gute? Amazi bogesha ibikoresho abameze gute? Ese udutambaro
uburyo bwo guhanagura amazi ku masahani biba bimeze gute? Ese ibiryo batetse ibyasigaye babiha amatungo, barabimena cyangwa babikomerezaho? Wari bwajya ahantu warya ibiryo ukumva byaragaze? Ibiryo urabara muri resitora, baguye muri resitora oya ntago birambaho. Cyokora nagiye kugura utuntu two kurya tw'udusambusa ahantu, nsanga isambusa imeze sambusa na capati nkunze kubibona ahantu rimwe na rimwe mu alimentation, mu makantine, ugasanga nyine bisa nkaho bimaze iminsi bitameze neza, byarapfuye. Aha, urumva rero ibyo ngibyo nibyo bintu bigomba guhinduka, kuko urabiha umunyarwanda, ariko u Rwanda ruragendwa n'abantu batandukanye. Wa muntu uri mugaburira uyu munsi yasuye u Rwanda agenda aruvuga neza, nibigenda nabi ku biryo, ku biribwa, bya bindi byose abonye birahita biba zero. Ikibazo kiri he? Ikibazo kiri mu nzego zishinzwe isuku, zishinzwe ubuzima. Kiri kuri minisante, kiri kuri minaroke, noneho kikagera ku bandi bantu bose. None se ko numvishe ikibazo noneho ugishyize ku rwego rw'isuku nkeya ndetse n'izo nzego zindi zishinzwe kubikurikirana, ubwo tuvuge ko ahubwo mbere yo kugira ngo tuze kuri izo nzego, ubundi ba nyiri gutegura ibiryo bwo urumva bo atari iryo kosa ryabo, kuko ngira ngo nk'umuntu muzima akwiye kugira izo nshingano ziwe, kumenya niba ibyo agiye gutegura, usibye n'ibyo agiye gutegurira abandi nabyo agiye kurya akamenya ko ari isuku. Ariko reka tugarukire ku nzego za leta. Ubundi niki ubona izi nzego zakwiye kuba zikora mu kazi kabo ka buri munsi kugira zirengere inyungu cyangwa se ubuzima bw'abaturage, cyane cyane bw'abakiriya baba baje kurya ibyo biryo? Ukomeje kuri Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ubwo n'inzego ziri mu turere n'imijyi, nko kuri kesi yabaye hariya, urabona ari umujyi wari kubikurikirana, ari minisante, ninde wari kubikurikirana hariya? Guys, reka nkwereke urugero rworoshye. Turabizi muri za 2010 gutyo cyangwa mbere yaho, igihe Dr. Ntawukuriryaho Jean Damascene yari minisitiri w'ubuzima, yajyaga amanuka akajya muri aya mahoteli akayagaragaza, akagaragaza mu bikoni by'amahoteli, akagaragaza standard z'isuku bakwiye kugenderaho. Agasura hoteli ayitunguye, akagenda akareba mu gikoni, akareba abakozi uko bameze, agasiga babwiye ati ibi ngibi ibi n'ibi bihinduke. Kubera iki ndimo mvugana, ndimo nshakisha amakuru ajyanye n'abantu nyine bashinzwe kuba bagenzura ibi bintu by'ubuzima n'isukura mu baturage, mu nzego z'ibanze. Nasanze ku murenge hari umukozi ushinzwe ubuzima, sibyo? Ariko uwo mukozi urumva ni umuntu umwe. Dufate kuntu umurenge ungana, ariko se ibibazo tugenda tubona, ibintu tugenda tubona mu nzira hano iwacu, uriya mukozi ko ntarabona yamanutse ngo aze gukurikirana nyine, wenda tuvuge ngo uyu munsi muri karitsiye wenda bagenzuye resitora, bagiye bareba isuku muri resitora. Birashoboka yuko ari abantu, ntabwo bajya bagerayo, birashoboka ko ari abantu bibera mu biro, cyangwa se akaba ashinzwe kuranga abantu barwaye amavunja kujya kuyahandura, abatakarabye. Ibyo ngibyo ntabwo, ibyo bikwiye kurenga urwo rwego. Isuku n'ubuzima ni ibintu bikwiye kuba, kuko urumva ufite isuku aba yakoze prevention yo kuri aba yirinze indwara, ufite isuku. Rero ntago wambwira ngo umuntu ashinzwe ubuzima mu murenge adafite kuri time table ye, adafite mu byo agomba gukora mu cyumweru, wenda azakora iminsi 3 kuri tele yagiye kureba uko isuku ihagaze. Ubusaza ategereza ko azaba wenda icyorezo, agatanga raporo yuko hari icyorezo cyavutse mu murenge we, icyorezo biba gakeya.
ariko aba bantu wa mugani wawe icyo uvuze nicyo usanga baba banicaye muri office kurusha uko bajya ku kibuga bakareba uko imirimo ikorwa bashinzwe niba ikurikiranwa cyangwa se nk'uko ikorwa. Ngira ngo ni ikibazo gikomeye cyane cyo kugira abayobozi bakunze kwicara mu biro ntibajye kuri tere ngo barebe neza ikibazo gihari bagikemure. Ariko ntabwo ukomoje kuri uyu mukozi wo ku murenge, ese yabyishoboza wenyine kuko nkeka ko ku murenge ni kuri urwo hasi, abo ku karere tubihorere nabo kuri urwo rw'umujyi tubihorere bicere mu office bumve nta kibazo bafite. Ibaza nyine nk'ubu ngubu ahantu Intare Arena iri, wibaza gitifu waho umuyobozi ushinzwe ubuzima n'isuku mu murenge wa aramutse agiye kuri resitora cyangwa kuri hoteli ngo munyereke ibyo yagaburiye Intare Arena yabikora kuko arabyemerewe, akajya hari rumva hari standard twumva zishobora kuba zirenze umurenge, akajya muri convention center, akajya muri Marriott, akajya n'ahandi. Minisante nimanuke nifata inshingano zayo ishyireho uburyo bufatika. Ese ko mbona ko Minisante buri yagakwiye kuba iri ku bitaro, ahubwo nk'aba bana barwaye aka kazi naka Minisante. Ubwo Minisante igiye kugenzura nagwaye urugero rwa Minister ntakuri ryayo yarashinzwe ubuzima, azi ubuzima icyo ari cyo, azi ahantu ubuzima buhurira n'isuku. Ariko noneho ubu ntago turimo tuvuga ubuzima gusa, turavuga na image, turavuga isura y'igihugu. Niyo mpamvu rero icyo kintu gikwiye kumanuka. Abashinzwe food security, kiriya kigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'abandi bashinzwe za standards, Rwanda FDA, Rwanda Food and Drug Authority, nibamanuke bajye mu mahoteli, bajye bafata za sample barebe ubuziranenge bw'ibiribwa abantu barimo barya. Kuko uretse kuba abantu barwara indwara gakanzu n'indwara umuntu ashobora kurwara amasaha runaka ariko yabona imiti ku gihe kagakira, ariko ibiribwa bishobora kugeza no ku rwego umuntu abirya akaba yabura ubuzima. Abwo ikintu uvuze gikomeye mise numva aho ngaho izo nshingano ni za FDA kurusha uko zabe za Minisante. Na Minisante birayireba kuko Minisante ntabwo izakoresha amafaranga y'igihugu ivura abantu, kandi yanayakoresheje kugira ngo ikumire yuko indwara ziza abivuza abe bakeya, ayo mafaranga ajya no mu bindi. We nibyo byakorwa muri awareness campaign zo gukomera isuku, nibyo nabyo birashoboka. Ariko numva izi nshingano twazibaza FDA kuko harimo food and drug. Rumva niba rero ibiribwa abantu bajya kubikonsoma byahumanye batabicekinze, ngira ngo byaba ari ikibazo gikomeye. Rumva ntabwo ari bo bonyine, hari na standards abantu batanga ubuzirane ibipimo, Rwanda Standard Board ibipimo. Abantu hari na RDB ishinzwe amahoteli, ibintu by'amahoteli n'amaresitora n'utubari, itanga inyenyeri. Ibi byose bagomba kubira bakavuga ati se amahoteli yo muri Kigali koko umuntu uzayariramo ubuzima bwe burizewe? Hari n'inzego z'ibanze, izo twazivuyeho, inzego z'ibanze aho aya mahoteli ari. Ntabwo isuku iri mu gikoni gusa, isuku iri ahantu hatandukanye. Muri utu tubari ntabwo urajya mu bwiherero bwo mu kabari wareba uburyo busa ukabakura indwara, cyane cyane wenda nka bashiki bacu bo usanga baba bari kuri risk ikomeye cyane kuko baba expose kuba bakwandura indwara zandurira ku gitsina. Ahantu hari umwanda bakunze no kuhandurira, cyane cyane nko mu mahoteli, mu maresitora, mu tubari. Ibintu by'isuku byongere rwose bigaruke nkuko bivuga, yaba ari Minisante, yaba ari RDB, yaba ari RSB, yaba ari Rwanda Food Drug Authority. Izi nzego zose ndetse n'iyo mirenge n'uturere n'imijyi ndetse n'intara bakwiye kongera kwikubita agashyi. No mungo iwacu uragenda ugatira umuntu ubwiherero, wabugera mu kumirwa. Rero umuntu asohotse mu gipangu yambaye umwambaro akeye ukagira ngo ahantu hose arakeye, kandi asize mu rugo ibintu bicika. Abana bacu uretse kugira kurwara izindi ndwara, abana baracyarwara indwara z'umwanda. Ntago ari mu cyaro gusa, na hano muri Kigali. Iyo ni imyumvire irebana, irareba inzego zose. Hari umuntu utakimenya gusukura ubwiherero bwe hano i Kigali. Se wamanutse ukagenda, reka tuzafate kamera noneho tugende tubaza abantu mudutize ubwiherero. Nzajya ngenda ndebe umwanya umaze mu bwiherero, ngufate ishusho
ngenda nyaterateranya nibwo abantu bazabona uburyo isuku ya hano imeze. ubu tumanutse hano hepfo, hano hahoze hitwa mu Migina, wasigaye hitwa mu Migisha. Ibyo bibazo uvuga twabihasanga. Si ho honyine, so honyine abantu bagenda bituma ahantu hose mu makaritsiye. Ibyo bintu abakozi bashinzwe, abajyanama b'ubuzima barahari, abayobozi b'amasibo barahari. Si ibyo bintu ntabwo bikwiye kuba biri muri Kigali. Kigali birahari, mu makaritsiye hano birahari. Ni abakurikiye kino kiganiro nimba ibyo mvuga ndimo mbeshya baze kujya muri komenti batunyomoze, ahubwo banatanga inama nyine z'ibishobora gukorwa. Abayobozi bongere bagenzura rero nimba abantu bafite ubwiherero. Kugira ubwiherero ni kimwe, kugira ubwiherero busa neza ni ikindi. Abadukurikiye banyumve neza ntabwo ari ukwishijisha cyangwa se kwirengagiza. Wasaki ariko ngebyo ntabwo ibyo mberutse rwose kubona. Wasaki ishinzwe isuku n'isukura. Ushobora kubona ukuntu uye muri quartier ya VIP. Bagerageze bakore VIP. VIP se. VIP nta hantu urajya uzi ko ari muri VIP baguha ubwero ugasanga nta mazi abamo, bwa bwero bwo mu nzu ugasanga birasaba gusuka amazi mu ndobo n'iki. No, imyumvire ariko ndabirumvikana ikibazo uzamuye cyane ari imyumvire. Ikintu ari imyumvire. Isuku mbere na mbere bigomba kujya ku rwego rw'imyumvire yacu. Nimba umuntu yafuze akagaragara mu bantu asa neza, ni yikebuke no mu ntanzi z'urugo, niko kera bajyaga bavuga. Mu ntanzi z'urugo urebe icyo kintu cyose. Urazi gutekerana amasazi arimo atumuka. Isazi ni vector, ni insect ariko itwara umwanda. Bishinzwe kwanduza ibintu bihari biteje umwanda kugira ngo bibore. So rero isaziza kubera yuko ari ibintu yakurikiye bitameze neza. Abantu twese turi Abanyarwanda, turasenyera umugozi umwe. Ntiturebe ngo perezida yabwiye abangaba. Twese twikebuke mu mpande zacu. Abadamu, abagabo mu ngo bikebuke barebe ahantu hari ikibazo kijyanye n'isuku nkeya. Abayobozi batubera intangarugero, baze batugire muri karitsiye ahantu usanga ibizi byaboze. Rega ntago umwanda ari nta hantu uco gasanga amazi abaye umukara cyane. Mu marigore twiza dutaka Kigali ngo Kigali ni nziza, ariko wajya wareba muntu uze mu makaritsiye ugasanga hari ibizi bisa n'umukara birimo bitemba ahantu. So rero isuku nyine twongere tuyiha agaciro ikwiye. Kuko amafaranga nkeka atangwa mu kuvuza inzoka, mu kuvuza indwara ziterwa n'umwanda, yagakwiye kuba kuri kuba abantu babura ubuzima kubera izo ndwara, ibintu abantu bakwirinda. Twese tubigire intego. Reka nguhe ikizamini cyoroshye. Uzajya ahantu kuri toilette ifite amazi yo gukaraba. Ugende mu bantu 100, ureba abari buve muri toilette bagakaraba intoki n'isabune kandi bihari. Icyo kizamini uzagikore, uzahita umenya ijanisha y'urwego isuku iriho mu bantu. None ubwo ni ahantu ha VIP. Ese mu ngo zacu umuntu azi neza ko iyo avuye mu bwiherero ari ngombwa gukaraba intoki. Icyo kintu abantu bakigenderaho, barakizi ko umuntu aba avuye ahantu handuye, hashobora kuba hari bagiteri n'iki, aba akwiye gukaraba intoki kandi agakaraba neza n'isabune. Ibyo ngibyo abantu benshi ntabwo, nkurikije uko ngenda mbibona, ntabwo abantu benshi babikora. Noneho ku muntu mukuru ashobora kuvuga ati okay, nshobora kudakaraba intoki ariko sindi burisha intoki. Ariko ku bana bacu ugiye kugaburira umwana yibuka kumukarabya intoki, yibuka kubaza umwana ati se ugiye kurya wakarabye intoki. Yego, ibyo byose ni imyumvire yacu, yanjye, yawe n'undi, bikwiye guhinduka kugira ngo tugere ku rwego nyine rw'isuku n'isukura rudashobora kuduteza ibyo bibazo. Yego Ange, niba nta kindi wakongeraho, ariko umva hari ikindi wakongeraho, naguha umwanya mbere yuko dusoza. Hari ikintu umva nakubajije umva twakongeraho?
ikintu nakongeraho ni ugushimangira iyo habaye ikintu runaka kiri mu nyungu rusange, amakuru aba akwiye guhabwa abantu bayakeneye, kominote y'abanyarwanda. Icyo ni ikintu cy'ingenzi, kubera ko ibyabaye ahangaha bishobora kubera isomo abandi. Ikindi kintu nk'ibi ngibi nyine tuvuze bihabwa agaciro, abantu bongere bagenzure neza, kandi abagize uruhare mu bikorwa nka biriya, inzego zibishinzwe nizibona nyine harimo culpability, harimo ibihano, ibyo bihano babifate, kandi abantu nanone tubimenye kugira ngo byongere bibe ubukangurambaga. Umuntu amenye yuko iyo yakoze ikintu kuri uru rwego kikagira ingaruka ku bandi, hari uruhare runaka ashobora kuryozwa kugira ngo n'abandi birinde. Ariko ntabwo ibihano bikwiye kuba ari byo bishyirwa imbere, ahubwo nk'uko twabivugaga, abantu ubwo bikebuke, buri wese abe responsable. Ufite iyo resitora ayigire yumva yuko atariye, kuko resitora iyo yabaye resitora iba ari resitora yawe as a business, ariko ni business ikorerwa ku bandi bantu, ni business serving abandi bantu. Mu yandi magambo, ni ikintu kiri public, ni ikintu kiri rusange. Yongere akebuke, arebe abakozi be isuku baba bafite uko ingana, kubera ko iyo umuntu afite isuku abamugana baba benshi, kandi abamugirira icyizere baba benshi. Uwagiye yahanyuze ejo arongera akagaruka, akamuha amafaranga, agatera imbere. Ndumva rero icyo kintu navuga, isuku niba umuco, tureke gukora ibintu bishobora gushyira ubuzima nyine bwacu mu kaga. Ndagushimiye cyane Bwana Ange Eric Hatangimana. Murakoze cyane Placide n'abadukurikiye. Ibyo tuba twavuze nyine ni ibitekerezo tuba twatanze, namwe mufite uko mwabibonye, mufite n'uko mwabyumvise, ariko ushobora kutuvuguruza yuko isuku atari nziza bitubwiye muri comment. Oya nawe ubona ko isuku ari nziza, ndetse abona ko hari igikwiye kongera gukorwa ku isuku turimo tuvuga, adusangize ubwo buhamya afite kugira ngo bibashe gukebura abandi bantu. Nta kindi kintu dukora, no kugira ngo twubake umuryango nyarwanda ujye ku rwego nyine umuntu wese akwiye kwifuza ko afite ishema ryo kuba ari umunyarwanda. Ishema ryo kuba ari umunyarwanda. Urakoze cyane. Reka nanashimire abadukurikiye, mwese dukomeze twifurize gukomeza kugira ibihe byiza, ariko ndabibutsa kudushyigikira, kutwereka urukundo, mukora like, mugakanda kuri subscribe ahantu hari akazogera, ndetse kandi muganasangiza aya makuru n'ibiganiro inshuti ndetse n'abavandimwe, mukora share. Reka rero tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, naho ubutaha.